Uyu ni umwanya w'ijambo ryahindura ubuzima bwawe. Ibyakozwe n'intumwa 9:36. Kandi iyo hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, risobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza kandi myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko i Luda hari bugufi bw'i Yopa, abigishwa bumvishe ko Petero yari, bamutumaho abantu babiri bamwinginga bati, ngwino uze iwacu kandi ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo. Asohoye bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bamuhagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero abaheza bose, arapfukama arasenga. Ahindukirira intumbi ati, Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero, arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera bose n'abapfakazi, amubaha ari muzima. Bimenyekana i Yopa hose, benshi bizera umwami. Nuko amara iminsi Yopa acumbitse kwa Simoni w'umuhazi. Iri ni ijambo nawe ryaguhindurira ubuzima. Mu gihe uriho ukora neza kandi ugira neza, ugira ubuntu, bikugirira umumaro mwinshi, biguhereza kugera aho utakagombye kugera, bigukiza indwara utagakize, bigukura mu rupfu. Uyu mugore w'i Yopa witwaga Doruka, cyangwa se Tabita, uko washaka kubyita kose, ngo yari umuntu mwiza, yari umutayeri. Murabizi abatayeri imibereho yabo, murabizi ukuntu babayeho. Ariko ngo yagiraga neza, yari yaranjaga, agaboha imyenda myinshi, ariko agakuramo iy'abapfakazi. Haleluya! Yakuragamo imyenda myinshi, yakuragamo amakanzu menshi, ariko akibuka abapfakazi, akibuka ababayeho nabi, akibuka imfubyi. Ngo igihe kimwe arapfa, ava mu mubiri. Nk'uko nawe imirimo yawe yose igukurikira, igihe kimwe ukarwara ukajya kwa muganga, ariko ya mirimo wakoze, abagusurayo, abagusengera, niwe batuma uvayo no kwizera kwawe. Uyu Tabita amaze gupfa, ngo abigishwa batuma i Luda, kuko ariho Petero yari ari, hari bugufi bw'i Yopa. Bamutumayo ngo naze, kuko bari bagushije ishyano. Petero arahagera. Haleluya! Imirimo myiza ituma abantu bagutakambira. Imirimo myiza ituma abantu bagusengera. Imirimo myiza ituma bakuvugiraho utakavuze kuko uba warangiye, cyangwa se udafite imivugire, cyangwa se udafite aho uvugira. Imirimo myiza ikuvugira hahandi uri mu bihe bibi. Zone mbi, zone ya yindi Abongereza bayita danger zone. Uri mu buzima bubi, uri mu buzima bufunganye, aho ngaho hahandi wari mu buzima bwiza, aho niho rero ba bandi wafashije bahaguruka bakakuvugira, bahaguruka bakakagira aho bakugeza, niho bagufata akaboko bakaguhagurutsa. Petero yaraje arasenga, abwira Imana, arayibwira ati, Mana, gira neza uyu muntu, gira neza uyu mukozi wawe, gira neza uyu muntu. Cyagihe yari apfukamye asenga, nta kindi yavugaga, yibutsaga Imana imirimo. Ngo abapfakazi baraza bamuhagarara iruhande barira, berekana amakanzu n'imyenda yajyaga babohera. Petero arapfukamye abwira Imana ati, Mana, iyi ni imirimo myiza ya Tabita irimo kuzamuka. Girira neza uyu muntu. Ngo arahindukira intumbi. Amaze kuvuga imirimo myiza Tabita yakoze, amaze gusenga, amaze kubwira Imana ibyo uwo muntu yakoze, ahindukira intumbi arayihamagara ati, Tabita byuka. Nuko Tabita arabyuka. Nawe ndavuga ngo ubyuke mu gisuzuguro urimo. Nawe ndavuze ngo ubyuke mu burwayi umazemo iminsi. Nawe ndavuze ngo ubyuke mu gahinda umazemo iminsi.
Abantu benshi bafite agahinda gakabije, barwaye amadepresiyo. Depresiyo igiye kumara abantu, ariko byuka muri iyo depresiyo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imirimo myiza ukora niyo ikuzahura mu mirimo, mu hantu uhagaze habi, muri zone mbi uhagazemo. Imirimo myiza ukora niyo ikuzamura mu burwayi urimo. Imirimo myiza ukora, ese ni iki wakibutsa Imana kugira ngo uve mu buzima bubi? Ni iki wakibutsa Imana kugira ngo uve ahantu utanezerewe? Haleluya. Ni iki wakibutsa Imana kugira ngo uve mu bukode? Ni iki wakibutsa Imana wakoze? Ni bangahe wagaburiye? Ni bangahe wambitse? Ni bangahe wahinduriye ubuzima? Ese yegoye nawe ubwawe ntibuhindutse? Ko waraye uriye ndetse icyumweru kigashira, ndetse ibyumweru bibiri bigashira. Ni bande wigize ugaburiraho umunsi cyangwa ijoro? Haleluya. Ngo Imana igukure mu buzima bubi. Yesu ashimwe cyane. Imana ni Imana y'imirimo. Kwizera ni ukwizera kw'imirimo. Gusenga ni ugusenga n'imirimo. Ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye bavandimwe. Kwizera kutagira imirimo kuba kuri hasi bavandimwe. Kwizera kutagira imirimo ni nk'icyuma kirenga. Haleluya. Urukundo rutagira imirimo ntacyo ruba rutyo. Haleluya. Abana b'iki gihe basigaye bakundana, ariko ngo kugira ngo amenye ko umukunda, ngo abirebera muri keya umuhereza. Keya nta zindi ni imirimo. N'umugabo n'umugore mu rugo kugira ngo mube mukundana ni imirimo igaragara. Ntabwo ari akarimi kandi agukunda ka buri munsi, oya, imirimo. Ese uvuye mu kazi hari icyo uzanye? Ese uvuye mu mirimo yawe ya buri munsi nk'umugore hari icyo utunguje umugabo wawe? Ese hari icyo utunguje umugore wawe nk'umugabo? Imirimo. Nta yindi mpamvu uwo mugore kuri uruhande akugumyeho, ni imirimo yawe. Nta yindi mpamvu uwo mugabo uri uruhande rwawe akugumyeho, ni imirimo yawe. Udafite imirimo myiza ntacyo yaba kwicaye iruhande amara. Udafite imirimo myiza ntacyo yaba kwicaye iruhande amara. Wa mugore we, imirimo yawe niyo itumye ugumana umugabo wawe. Wa mugabo we, imirimo yawe niyo itumye ugumana umugore wawe. Haleluya. Haleluya. Ariko ndavuze ngo uyu munsi imirimo yawe igiye kuguhagurutsa aho wari umaze igihe ufungiraniwe, aho wari umaze igihe abadayimoni barashyizeho akagozi. Haleluya. Barazengurukijeho akagozi ngo ntuzarengaho. Haleluya. Red block yawe, imirimo yawe igiye kuyifungura. Umuhanda ugiye gufungura. Haleluya. Imihanda yawe y'ubuzima, y'umugisha, yo gukora, yo kuvuga ukumvikana igiye gufunguka kubera imirimo yawe. Haleluya. Abumvishira ijambo ari iryabo kubera imirimo yabo, cyangwa se bagiye guhinduka bagakora imirimo myiza, tugiye gusengana. Data, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana ihambaye. Data, ibuka imirimo y'aba bantu bagukoreye, ibuka imirimo y'aba bantu bakugiriye. Data, erega wenda nta nubwo bayigukoreye, ariko bayikoreye abavandimwe babo. Erega nta nubwo bayikoreye abavandimwe babo, bayikoreye abaturanyi babo. Iyi mirimo myiza bayikoreye abo mu nzu z'imbohe. Hari abatanga bagashyira mu nzu y'imbohe abadafite icyo kurya, abadafite ibyo bambara. Hari abatanga bakajyana mu nzu z'abarwariro, amarwariro menshi kwa muganga, bakajyana abadafite ibyo kurya bagatanga. Data, uyu munsi ibuka imirimo yawe, ibuka gukora kwawe, ibuka gukora kwabo. Data, ibuka gukora kwabo nyagora ku ngoma. Ubagirire neza nyagora ku ngoma. Bagire neza kuko uri Imana y'amahoro. Bagire neza kuko uri Imana y'igitangaza. Bagire neza nyaguhorana abantu. Data, nyaguhorana abantu. Data, nyakuramya. Data, nyaguhimbazwa. Bagirire neza Data. Bagize neza, bishyuriwe neza, bakiriho, bagihumeka. Abari mu nzu y'uburwayi bakureyo, abari mu nzu y'imbohe ibuka imirimo yabo bakureyo, abari mu gahinda gakabije ibuka imirimo yabo, ubohora umutima wawe.
abari mu gisuzuguro runaka imirimo yabo nibakure muri icyo gisuzuguro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Nyiringabo. Iri ni ijambo ryahindura ubuzima bwawe, iri ni ijambo rikomeye ryahindura ubuzima bwawe. Yumve wizeye, utegeke mu izina rya Yesu Kristo. Upfukame nk'uko Petero yapfukamye, usenge, hanyuma uhindukire ikibazo cyawe ukibwire kibeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iyi ni Elayon Mountain TV. Njyewe ndi Rusasira Emmanuel. Kora share, subscribe, ukore comment y'ibindi biganiro wifuza ko tukugezaho. Uwiteka aguhe umugisha kandi akomeze kubana nawe. Amen.